nimero yanjye hano kanya nta mwanya ufite birabaye reka byasaba gucekinga ni kuri mobile money cyane amayinite asanzwe umbwira gute ni amayinite asanzwe cyane mobile money isa gikupa wiriwe neza tuvuga ko umuntu wayifashe muravugana na Keri turavugana nande bavugana na Enos wiriwe twiriwe neza tuguhamagaye ku murongo wa televiziyo wayifashe ku mpamvu y'uko hari umukiriya waguhamagaye akubwira ko hari amafaranga wakiriye atari akugenewe mwavuganye uwo mukiriya se yego yaramamagaye ariko ashobora kuba amayinite yahise ashiramo ntago yarambwiye neza numvaga ambwira ibintu by'amafaranga kandi ntago nzi amakuru yabyo kabisa yego wabonye ko wayakiriye njye mfite simukadi ebyiri muri telefone yanjye sinzi gusa arono ni kuyihe nimero iyo simukadi twaguhamagayeho iherwa na 799 kubaruyeho ma simukadi twaguhamagaye 799 kubaruyeho yayobereje kuri MTN cyangwa kuri Airtel MTN kuko twaguhamagaye kuri 780 yego 6 karindwi 9 ubwo nibwo yayobereje kuri mobile money yego okay uyu muntu rero ntago yigeze abimbwira rwose pe kuki utumvikanye kugeza ubwo uhagarikisha mobile money yawe kandi usobanura usanzwe uyikoresha neza ntago ubwo yanze ko twumvikana kuko simukadi bise bicika ntago twavuganye neza niba ari amayinite aramushanya niba ari intuze ntago mfite amakuru yego rwose ufite umutima n'ubushake bw'uko nitugufungurira uri buyamusubize kuki kuri MTN kuri nimero ya MTN isanzwe tubwiye ni kuri nimero ya MTN isanzwe yego kuri MTN isanzwe nitumara kugufungurira uramubwira ngo nimero ya MTN musubirizeho amafaranga ye harya ngo bakwita Claire ngewe naribi nitwa Clementine Clementine yego naribi ngewe reka nze kuri office yangaho ya MTN hano nubundi ngendeye ndahegere nanjye ni Nyarutarama yego reka nze ntaribi bamfashe ngewe ibyo ngibyo ntago mbizi rwose sinzi kureba ngo umuntu yayobeje amafaranga kuri konti yanjye ntago nabimenye none ko tugusaba kuzana n'uriya mukiriya wakuyobereje amafaranga uramubona ahubwo we mumubwire nawe duhurireyo kuko ntago tuziranye pe none Innocent umuntu uri mu karere ka Nyamasheke nawe uri Kigali urumva muri buhure gutya nta service center ubundi ziri hariya za Kamembe za MTN ku buryo wenda yahajya kubera ko muba mukontakta ni Kigali bigakunda ntabwo bishoboka biba ngombwa ko biba muri kumwe face to face ubwo noneho reka ngewe nze kuri MTN barayankuriraho bahita bayagira ute bahita bayamwoherereza kwa ko bafite nimero muri system ni kuvuga ngo Innocent ukagera twahagaritse hari amafaranga yawe yarariho twahagarikiye ku buryo twaguma tuguhagarike ngibi kubangamira hari amafaranga yawe yarariho twahagarikiye ku buryo tugumye tuguhagarikiye byakubangamira narifite angahe se bantu twumve turimo turakubaza ngo hari amafaranga yawe yarariho twahagarikiye ku buryo tugumye tuguhagarikiye byakubangamira mbese nimba mureba konti zacu niba mwe muzi amafaranga narifiteho ko hari yakiriho tuba tubireba ariko ntabwo aba ari ngombwa kubwira umukiriya amafaranga afiteho kubw'uko tuba tuzi neza ko hari igihe yewe cy'uko waba turi kubibwira nari nyafiteho 120 kabisa wari ufite 120 wabishyize
byagezweho ryari ko tubona simukadi yawe nta mafaranga 120 biriho. hari hangahe se njyewe nibyo biriho. simukadi yawe reka tuyikure ku murongo uzagane icyicaro cya MTN kikwegereye nyuma y'iminsi 30. ariko ikibazo wari ufite ese ikibazo njyewe nari mfite kubera iki mugiye kumfungira simukadi kandi nakoze iki? kandi tugusobanurira tukabona ibyo uri kutubwira bidahuye n'ibyo tubona kuri mashini. none se icyo mbaza none njyewe ubu nakora iki kugira ngo mutamfungira simukadi yanjye? uratubwira ibikorwa bitatu biherutse gukorera kuri simukadi yawe. urugero njyewe se ko nta kintu nkora kitemewe n'amategeko ko nta kindi kintu nkora cya danje bavuga ngo ugiye gukumagarikira simukadi yanjye niyihe mpamvu kweri? turimo turakubwira ngo kugira ngo tubashe kuba twagufasha uratubwira ibikorwa bitatu biherutse gukorera kuri simukadi yawe. ibikorwa bitatu bijyanye n'iki se? njyewe ni uguhamagara no guhamagarwa, hari ikindi no kohereza amafaranga cyangwa kuyakira. yego no kuyakira. wakiriye amafaranga angahe? si muri kureba historike yanjye se? historike yawe kiba kibona ariko twagusobanuriye ko hari abakiriya baba bakoresha simukadi ariko zitababaruyeho. nakiriye ntabwo amafaranga. ari ngombwa ko tugomba kukubwira ibanga rya simukadi yawe, kereka wabidusabye waje ku cyicaro cya MTN cyangwa ukaduhamagara ukabidusaba. nakiriye amafaranga mu buryo butandukanye mu minsi itandukanye kubera yuko ntago nakubwira ngo nakiriye amafaranga ya nayo. yego so urumva rero ntago ngiye najya kumentioninga mvuge ngo nakira kuko ngiye buri munsi bashaka kumpereza amafaranga nanjye nkohereza umuntu w'inshuti yanjye cyangwa nkishyura ahantu gutyo. ntago nakubwira ngo rero ngo ni ntago nakubwira ngo naya ngaya ngo mpresize ngo naya kabisa. yego none inosa telefone yawe twaguhamagayeho ngendanwa ni matushe cyangwa ni smartphone? rero yego wampamagaye kuri smartphone. yego smartphone yawe twaguhamagaye mu buhe bwoko? anese ubuhe bwoko kubera urimo urashaka kumenya smartphone yanjye bihurira he na smartphone ngiye yanjye ni iPhone. ni iPhone. iPhone yawe igira adikoro? iPhone yawe igira adikoro? adikoro? yego. adikoro ni ibiki? adikoro serivisi ushobora kujyamo ugakora ukandika cyangwa se ugahamagara umuntu udakoze. ni adikoro ntabwo ari adikoro? yego. irayifite kora kuri adikoro yawe uhabwa uburyo bwo kwandika tugufashe. ok nta kibazo. wabakoze? ok nta kibazo. wakoze? nahakoze. andikamo akanyenyeri 182 akanyenyeri 11 urwego SMS. akanyenyeri 182 akanyenyeri 11 urwego SMS. nabikoze barambwiye ngo niba ngo iyi serivisi ngo narangije kwemeza ngo amategeko n'amabwiriza muri iyi serivisi. nakubwiye ngo barambwiye ngo amategeko n'amabwiriza nabyubahirije muri iyi serivisi. niko twakubwiye? niko mise mbona nyine ibyo ngibyo umbwiye bahise banyereka akantu k'akamesaje kambwira ngo amategeko n'amabwiriza ngo nayubahirije. wayubahirije? none se niko mesaje imeze cyangwa uri kuyisoma uko itari? nyine oya nyine yumva kahise kavamo navuze ngo ok mpita nkanda kuri ok ariko niko byo bari bambwiye nyine. ndongera wandike akanyenyeri 182 akanyenyeri 11 urwego wemeze. tuyikiko mesaje tuganda uyikuramo ubanza uyisome. barambwiye ngo gusaba ngo gusohoka muri iyi serivisi ngo cyangwa ibintu nk'ibyo. reka simukadi yawe tuyikure ku murongo uzagane branch ikwegereye. hari ikindi kibazo? nta kindi kibazo kabisa ikureho kuko ndabizi ko nta bushobozi wabibone. uyu muntu ngiye gutanga Jackson nimero tuyitange n'abantu nibayibona itazabateka umutwe. uyu muntu yabanje kumamagaza nimero iheruka na 900 aho ngiye amamagaza nimero ya 474 why reporting se kuri MTN. ibaze ko none yari kumwe ngo yibereje amafaranga kuri simukadi yanjye. tuyitange se ku buryo n'umuntu n'ikindi gihe
bana bakurikirana aba bantu bamugani